Rwanda iharanira ukuri ubutwari no gusaranganya ibyiza by'u Rwanda. Ishema ry'u Rwanda rizaharanirwa n'abana barwo, rihuze twishyire hamwe twese uko tungana, amoko yose abaritumwe, ntakibananira, duharanira amahoro n'amajyambere arambye, twibike ubumwe bw'Abanyarwanda, tugende dukenyeye ukuri, twiteye ubutware no gusaranganya, duharanire uburenganzira abana b'u Rwanda bose uko bangana, batarika ntituzateshuka, duharanire amahoro n'amajyambere arambye, twibike ubumwe bw'Abanyarwanda, tuvugishe ukuri, turangwe n'ukuri, duhorane ubutwari no gusaranganya, 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 tuvugishe ukuri, duhorane ubutwari no gusaranganya, tuvugishe ukuri, turangwe n'ukuri, 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 duhorane ubutwari no gusaranganya. ninjize madamu Claire Kasinge hanyuma aze nawe adufashe kuganira na cyane cyane ko nyine nkuko maze kubibabwira ishyaka ishema ry'u Rwanda bohereje bakoze communique bameze bakira iriya communique iriya ya resolution cyangwa se wa mwanzuro mu muryango umwe bw'Uburayi usaba cyane cyane ko Ingabire Victoire yarekurwa, atari byo gusa ugasaba ko abandi banyapolitike nabo barekurwa, kandi nanone ibihano byose cyangwa se byaha barega bya birego byose barega abanyapolitiki n'abantu bose baharaniye uburenganzira bwabo, ibyo byose bikavanwaho. Nk'abanyapolitiki rero bagomba kugira uko babyitwaramo, kandi kira ni ikintu kiza, ni no gukomeza kubivuga jisito no kubyibutsa, na cyane cyane ko ibyo bintu ntabwo inkotanyi zo ntizishaka ko bivugwa, ntibashaka ko binabaho. Nabonye ndungira bivuga ngo u Rwanda rurigenga, ngo ibyo ngo nibabireke. Madame Claire Kasinge, niba utwumva wasuhuza abadukurikiye. Halo, Turakumva rwose. kumvikana. Wi, urakoze cyane kongera kutubonera kano kanya ko kuganira. Ndabashuhuje mwese, ndi mbisegura kuko nabonetse gatoya ntinze, ntago natangiranye n'ikiganiro, ntago nashoboye kumva uko ikiganiro cyatangiye, ariko ndahari turi kumwe ku gihe gisigaye. Suhuje abari muri chat bose badufashe kuganira,
tubazanye ibibazo dushaka ibisubizo. Suje abazatwumva, suje abakunzi bawe, tugire ibiganiro byiza kandi turushaho kugenda twiyubaka. Murakoze. urakoze cyane madamu Claire Kasinge, usanze mu by'ukuri twaganiraga ku bintu bitandukanye cyane cyane nari navuze ku kwibaza uburyo ki uyu munsi i Kigali bashyinguye wa mu generali Kabandana, nuko nyine ariko cyagaragaye nuko Paul Kagame atigeze ahakandagira. Paul Kagame ntiyahakandagiye, cyakora yohereje umugore we. Ikindi cyagaragaye nuko abafashe ijambo bose bari bibereye. Turashimira nyakubahwa perezida wa repubulika, turashimira ama first lady, turashimira ubuyobozi bw'igihugu. Ugasanga abantu n'umuhango wo gushyingura naho bari kuhakorera, wagira ngo bari kuhakorera kampanye yo kwiyamamaza ibyo bagezeho. Nyakubahwa rwose mwarakoze, mwagize mute. Umuntu aribabariye, yatakaje umuntu, ariko ari kuri icyo kintu cy'igitsure cyo kugira ngo byanze bikunze abanza ngo ashimire, ngo arashimira perezida wa repubulika, arashimira uwo perezida wa repubulika se ko atabujije witabye Imana kwitaba Imana. Ni ngombwa ko abantu bamenya gutandukanya n'ibintu. Niba baje no gufata umuntu mu mugongo, ntibaze ngo bari bo baba santere y'ibintu byabaye aho ngaho. Ubundi umuhango wo gushyingura umuntu ntago bivuze yuko ntago ari nge muntu, ubundi nabivuze ntago ari nge muntu wa mbere wo kujya kuvugira Kabandana. Ibyo ntago bindeba, ariko ngenda bireba mu bitekerezo y'abantu rusange, y'abanyarwanda muri rusange. Ni ngombwa ko abantu batandukana, kuko hari mu minsi ishize, wari iki ntago nakivuze, mu minsi ishize umuntu yagiye ahantu mu bukwe, hari umwana wabatijwe. Ahageze asanga indirimbo bashyizemo bari kuvuga ngo indirimbo ng'inkotanyi, ngo niba ari inkotanyi biki byose, ngo ubutwari bw'inkotanyi ni ibintu nk'ibyo ngiyo. None umuntu ahita anyandikira ati, afata iyo ndirimbo arayinyohereza ati nimunyumvire, ati mwumva aho igihugu kigeze. Umwana amaze kubatizwa, aho batashyizemo indirimbo z'Imana zo kubatiza, bashyizemo ibintu by'inkotanyi. N'abariya rero nabo umuhango wo gushyingura wabaye byo guhimbaza no kuvuga imyato Paul Kagame, no kuvuga imyato first lady, ukibaza aho bihuriye bikakuyobera. Biriya ni symptome y'igitugu nyine. Igitugu, iyo ufite igitugu, kumenyera kudatekereza. Abantu baratekereza ariko birinda gutekereza byinshi, birinda kuvuga biri ku mutima. Basigaye bameze nk'abantu nyine bishyizemo, bavuga ibintu bimwe gusa kugira ngo batagira ikintu batsikiraho kikabagora, kivuye mu bitekerereze yabo. Urumva ibyo bavuga babivuga muri kampanye, babivuga muri bate, babivuga mu gushyingura, babivuga byose baba ari bimwe. Ni ibintu bimwe nyine. Niko dictature zikora. Dictature zimaze igihe kandi zifite ubukana bumeze nka buriya zo mu Rwanda. Niko zikora. Ni efe yabo ku baturage, ko nta muntu wemerewe gutekereza, kandi amagambo ahari, vocabulaire baba barayigize ntoya cyane. Hari amagambo adakoreshwa, hari gutekereza ntibyemewe. Bakagombye bari kutubwira byinshi kuri uwo muntu nyine. Numva byanze bikunze iyo umuntu ashyinguwe, aherekezwa n'abamukunda n'abafite ibyo bamuvugaho, byakabaye ari urubuga rwe, ariko urumva hariya urubuga rwose rugomba kuba ari urw'umuntu umwe. Niko dictature zimera. Nta gitangazo kirimo. Ugiye no muri North Korea wasanga ariko bashyingura abantu buriya, ariko bashyingira, uko bashyingira niko bashyingura, niko babyara, byose biba ari kimwe. Nabyo ni icyerekana ubwisanzure bukeya buba bwaracengeye mu bantu. Nta gitangaza kirimo rero, niko bimeze. Tugomba kubirwanya, nicyo twahagurukiye nyine. Ibyo bintu ni ngombwa guhindura imitekerereze, abantu bakumva ko ari uburenganzira bwabo. Igitugu kandi murumva nyine aho kiba kigeze. Reka dusuhuze ariko n'ubundi dusuhuze abari hano mu rubuga tutari twasuhuje. Harimo Momo ambasaderi wacu, Jalove ambasaderi wacu, hanyuma kandi hari Kizito Mihigo ati komera muvandimwe, hanyuma Brigitte Uwase nawe arahari ati nabaye wa gatanu, Joachim Alphonse ati dukunda umurava no kuvugisha ukuri kwanyu. Ube ati nta mwicanyi uherekeza undi, murumva yavuga iki koko Kagame umwicanyi ruharwa. Raila ati mukomere cyane, suzo uwo mushyitsi. Dikloklo ati bwana Gahundi mwiriwe, ndakibaza ukuntu ngo wavuze turayishimiye wambaye ikoti ngo wari
ngo warisebeje byose ntabwo ndi kubyumva ndakibaza ukuntu ngo wavuze turayishimiye wambaye ikoti ngo warisebeje ntabwo ndi kubyumva sinzi icyo bishatse kuvuga ariko nabivuzeho. Brigitte Tuyishime ati wa kane reba neza ibyo ni Jarova babikubwira Theopiste uraho neza. Hanyuma na Nyiramonga ati Theopiste yavugaga ati ese kuki Nyiramongi agenda wenyine ese nawe ni imfakazi nkatwe. Garçon de Chiri Mwami ati se mwamenye ko cya gisambo Thomas gishobora kwigira gukora kuri mama wacu Victoire, reba nk'ubu Ishema mwandikiye amahanga kiriya gisambo cyo ngo ntacyo gikeneye abazungu maze abafana be bakabyemera. Nubaha ati mwiriho neza erega mwabantu mwe niyo za bwonko. Nizeyimana Jean Paul uraho neza. Aya ni amahano nawe arahari atahubwo yagombye kuba yashiriye Nyiramonge Jeannette kuba baramuhaye yashimiye Jeannette ko bamuhaye utuze. Hanyuma rero igihugu cyiza atariko intambara yo kuri internet izafata u Rwanda. Urakoze cyane. Ntago ari yonyine ariko ifite nayo uruhare rwayo. Buri kintu cyose uru rugamba turimo rufite vole nyinshi cyane. Hari urugamba rwahanga kuri internet, hari urugamba rw'abari mu giturage mu gihugu, hari urugamba rw'abakozi ba leta bari muri icyo gitugu nabo bakandamizwa, hari uruhare rw'abaturage. Buri wese aho ari arasabwa gutanga umusanzu we. Kandi uru rugamba rwo kuri internet ntimukarukinishe, narwo rufite akamaro karwo. Madame Claire Kasinge rero reka tuguhe ikaze. Mu kanya nabonye itangazo, nabonye communique ishyaka Ishema ry'u Rwanda ryasohoye. Iyi communique reka nze ndebe iri aha ngaha. Iyi communique muravuga muti turashimira cyangwa se turishimira umwanzuro w'umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bw'uburayi nako inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi. Muravuga muti murashimira rwose. Le parti salue et soutient la résolution du Parlement européen sur le cas de Madame Victoire. Mwavuga muti ishyaka Ishema rwose rishimiye kandi ryashimishijwe n'uriya mwanzuro kandi rishyigikira mukavuga yuko rwose mubabajwe nuko Ingabire Victoire yafashwe ku itariki 19 z'ukwa 9 kandi mukaba mwifuza mubabajwe mutewe impungenge n'ibikorwa bikorerwa abakora politiki mu Rwanda bo muri opposition, abanyamakuru, abo muri société civile ndetse n'abandi bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mukavuga muti ibyo byemezo ces actes qui contreviennent aux obligations internationales du Rwanda en matière de droits de l'homme. Ati ibyo bikorwa barimo gukora bituma rwose u Rwanda runyuranya n'ibyo rwiyemeje cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Birasaba ko rwose habaho ingamba zihamye, igisubizo kandi n'ingamba zihamye zikagomba gufatwa n'umuryango mpuzamahanga communauté internationale. Muri urwo rwego mukavuga muti rero ishyaka Ishema rirasaba iki? Rirasaba ko Ingabire Victoire n'ubundi nawe ahita arekurwa akanya, kandi n'abandi bose bafungiwe ibya politiki nabo bagahita barekurwa kandi bagasubizwa mu burenganzira bwabo bw'abagisivile n'ubwa politiki. Hanyuma rero icya kabiri mukavuga muti murashyigikiye ko habaho rwose ya dialogue, ibiganiro bitagira uwo biheza by'abanyarwanda, kandi hakabaho ifungurwa ry'urubuga rwa politiki mu Rwanda, kandi ibi bigakurikirwa no kubaho ubufatanye ni nk'aho mwavuze yuko nyine byakorwa ku bufatanye n'inzego mpuzamahanga nyine cyane cyane izita kuri ibyo bintu by'uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira bwa politiki. Nuko rero mukavuga muti dore ibyo twifuza, ibyo mwifuza murabaho muti ishyaka Ishema ubwo ibyo twifuza nanjye ndi mu ishyaka Ishema turifuza ko habaho guongera kubwira abanyarwanda ubutegetsi bw'u Rwanda kubibutsa ko inshingano bihaye cyangwa se angaje mu Rwanda rwiyemeje rusinya amasezerano atandukanye mu bijyanye no guharanira uburenganzira bwa muntu. Muri ibyo rero birasaba ngombwa ko habaho ibiganiro bihuzwa n'ibihugu u Rwanda na Union Européenne cyangwa se n'ibihugu n'ibindi bihugu hagati yabyo, kugira ngo abantu baganire ku bijyanye n'uburyo bwo gufunga no gufungurwa ndetse n'ubutabera n'ubucamanza bwigenga.
ya kabiri mukavuga muti hakwiye ko hajyaho urwego cyangwa se inzego zishinzwe gukurikiranira hafi ibyo ngibyo bijyanye n'igihugu cyubahiriza amategeko n'ubutabera bwigenga. Icya gatatu mukavuga ko mugasaba ko rwose umuryango w'ubumwe bw'uburayi wakoresha ibyo ibijyanye na instrument cyangwa se ibikoresho byayo bya diplomasi na politike kugira ngo mu Rwanda habeho amajyambere arambye na cyane cyane ariko mu guteza imbere uburenganzira bwa muntu na demokarasi. Rero mu gushimira iyo inteko ishinga amategeko y'Uburayi kubera uburyo nyine babyitaho cyane cyane bya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu, ishyaka Ishema ririzera ko uyu mwanzuro uza gukurikirwa n'ibikorwa bifatika, ibyemezo bifatika kandi bigiye muri uwo mujyo nyine, ndetse bikaba ari ibintu bigaragara ko kuko uburyo wavuga ngo dore ibisubizo byatanze birafatika, ibyo twakwita mesurable nyine mu gifaransa, kugira ngo abenegihugu b'Abanyarwanda bagire uburenganzira bwabo, ariko nanone hejuru ya byose amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Ikaba ari kominike wasinye wowe tariki 11 z'ukwezi kwa 9 n'ukungana ejo hashize, ukaba wayisinyiye Montreal. Madamu Claire Kasinge, uyu mwanzuro birumvikana hari benshi bawishimiye, ariko ntabwo ndabona benshi bakoze n'amatangazo. Ariko kuki bumvise ko ari ngombwa ko abantu b'abanyapolitiki cyane cyane uyu mwanzuro bawugira uwabo cyangwa se nabo bawushyigikira? Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane kuba ugerageze no gushyira mu kinyarwanda ibyo twebwe twanditse mu rurimi rw'amahanga, ko mu by'ukuri turabwira abanyamahanga tubashimira icyo gikorwa bakoze, iyo geste bakoze. Mu by'ukuri ni geste ikomeye cyane, kuko mu myanzuro nabonye ejo mu kiganiro mwari mwatanze harimo uburyo mwari muri kuvuga imyanzuro y'iyo nama, harimo ibintu byinshi kandi by'ingenzi bishimangira ibyo twebwe duhora tuvuga hano nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali. Kandi murabizi ko kuva Ingabire yafatwa, wibuka mu biganiro bimwe twagiye dukora, twagiye tuvuga zimwe muri activite zagiye zikorwa ku rwego rwa politike, navuga duhuriyeho n'andi mashyaka n'izindi association zitabogamye za societe civile. Twagiye dukora action zitandukanye twandika. Turabyibuka ko mwagiye Paris mukaduhagararira mu myigaragambyo, muri make hari hakenewe abantu benshi, ariko n'abahagiye bose imyigaragambyo igakorwa mu bihugu bitandukanye by'i Burayi. Ni ibikorwa byose byari birimo gusaba uburenganzira mu gihugu cy'u Rwanda. Kuba rero inteko nshinga amategeko y'Uburayi yadusubije, ni igikorwa cyo gushyigikira cyane, kuko akenshi na kenshi murabizi ko biba bigoye. Tumaze imyaka myinshi cyane muri iyo pozisiyo dukomeza kubabwira, hari ibyo bumva, hari ibyo babona, hari ibyo birengagiza, ariko mu kubabwira kwacu tuba tugira ngo tunabahe message, tubabwire neza nk'Abanyarwanda uko tumeze, uko tumerewe, ibyo twumva, ko duhari, ko tutishimiye ibidukorerwa, ko tutishimiye ko bitwara mu buryo cyangwa mu bundi. Bikaba rero byari ngombwa icya mbere kwishimira ko bagize icyo bakora, ko badushubije, kandi bakanadusubiza muri iryo tangazo ryabo bashyiramo za ngingo zose tumaze imyaka tubabwira, tubandikira, tubabwira ko mu gihugu harimo ikibazo y'ubwisanzure bukeya bwo kutareka ngo abantu bisanzure mu gihugu cyabo, kudatanga urubuga rwa politike, gukandamiza abaturage, n'ibyo twarimo tuvuga ahangaha, kubuza abantu gutekereza no kuvuga ibyo batekereza. Bikaba bimaze kuba karande, kandi nk'uko tubizi nabo baba bafite intumwa zabo mu Rwanda zireba, zihagaze aho, navuga ziri temwe y'ibibera mu Rwanda. Ariko twebwe nitwe abari hanze cyangwa bashoboye kuvuga, nitwe twenyine dushobora. Umuturage mu Rwanda nyine tumaze kubibona, ni nka disque zirarojise, bagenda basubiramo ibintu bimwe. Ariko kuba twebwe twagenda tukavuga vraiment ibyo tubona, ni ukugira ngo niko kadirishya bafite ko kureberamo
ngo bumve imitima y'abanyarwanda aho uko imeze. Ni byiza rero kuba badushubije bakadusubiza rwose mu buryo nashimye ku giti cyanjye n'abanyarwanda b'ishyaka twashimye. Tukaba rero ikintu cya mbere kwari ukubashimira, tukabibereka ko tubashimiye igikorwa twakoze, kandi tukababwira ko tuzakomeza kubashishikariza gukora ibishoboka mu rwego rwo kudufasha, mu rwego rwo kudufasha kuzana demokarasi natwe mu gihugu cyacu, natwe tukaba twakora ibikorwa bya politike, tukagira uruhare mu myubakire y'igihugu cyacu. Igihugu cyacu abaturage bacu bakagira ubwisanzure nk'abaturage babo. Ibyo basanzwe bigisha ni nk'ubwa mbere babikoze, ntabwo nabo ari ubwa mbere, ariko ni imwe mu nshuro nke cyane bagaragaje vraiment ko bari ku ruhande rw'abanyarwanda. Natwe rero tugomba kubashimira, kandi murabizi ko gushimira burya ni ibintu by'ingenzi, kuko umuntu wabikoze aba yabikoze kandi yashoboraga no kutabikora. Ngayo nguko nicyo kintu cya mbere kiri inyuma y'iyi geste yacu, kandi twatekereje kuyikora mu buryo bwihuta bushoboka, kugira ngo twereke kubivuga gusa hano mu kinyarwanda cyangwa tubiganire hagati yacu, ariko tubakorera iyo geste nyine, tubabwiye tuti mwakoze cyane, turabona ko mwabibonye, kandi rangaje mwakoresheje niyo rangaje yacu. Bashyizemo rangaje ikomeye nakunze cyane, kuvuga ko gushimangira, ntabwo ari kuvuga ko gushimangira ko nabo babizi ko Victoire Ingabire Umuhoza ari victime w'imiyoborere mibi, victime w'ikandamizwa, ko ari umunyapolitike nk'abandi banyapolitike bose, ugerageza gukora politike mu gihugu cye nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu cye rimwemerera, ahubwo akabibuzwa. Urumva baciye amazi cya kinamico cyose cya leta y'u Rwanda yirwa yibyimbyamo. Hano twarimo tubivuga tuvuga tuti biriya bintu biteye isoni, ibintu baba barimo bakora, bakazana imbunda za rutura kurinda umuntu wawe uri inosa. Abantu bose isi yose izi kuri inosa, ni ibintu ntabwo nzi bo uko babibona, ariko wamugane ko ari abantu nyine bari muri systeme yo kudatekereza. Hari igihe n'ibyo ngibyo batabibona, ariko biba biri icyo nakwita ni skandale au niveau d'image, kubona umuntu rwose uri inosa utagize ikintu gikora, arinzwe, bagakora ceremony wagira ngo barinze ikihebe, ntabwo wamenya ngo ni ibiki barimo. Ibyo bintu biba biri skandale. Urumva nabyo ni ibintu bidufasha mu gukora communication yacu n'amahanga, nayo akabibona rwose ko hari ibintu igihugu kiseriye kiyubaha kitagombye gukora ibintu nka biriya. Urakoze cyane. Mu gihe bari barimo bakora deba cyangwa se baganira kuri uriya mwanzuro wari waproposwe n'abadepite batandukanye, mu nteko ishinga amategeko mwabonye ko n'abana ba Ingabire Victoire bari bahari babiri bahicaye. Ni ukuvuga ko ni ikintu gikomeye cyane mu by'ukuri, biba bifite ikimenyetso gikomeye, ariko bamaze gukora deba, hari umudamu wundi ushinzwe komisiyo ya affaires étrangères, ngira ngo yahamagaye abana abegeza imbere, hanyuma abajya hagati, arababwira ati mushobora kutukontaho, mushobora kutwizera ko tuzabafasha gufunguza mama wanyu, you can count on us. Yavuze ngo mutubare, mubyizere ko twebwe tuzabafasha gufunguza mama wanyu. Iryo jambo ni ijambo rikomeye cyane, ariko birumvikana ko harimo engagement, bafashe iyo engagement. Ariko iyo witegereje n'undi uretse abantu batazi gusoma wenda aho umuyaga w'isi ugenda uhuhugana, ubona Madame Ingabire Victoire nk'umuntu koko leadership ye yamaze kwemerwa ku isi. Ndavuga n'abanyarwanda barayemera, ariko no ku isi nabo bafite uburyo ki bamwemera muri leadership. Urebye uburyo ki ahabwa ijambo hirya no hino, uburyo ki ahabwa ibihembo bitandukanye, ubona neza ko uburyo ki nk'ubu ngubu afunzwe hashize amezi angahe, ariko agahita abona umwanya wo kugira ngo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi umwigeho. Ni ukuvuga ko isi yo hari ukuntu imubona,
ari nabyo ngira ngo bitera ubwoba Paul Kagame, wenda turaza kubigarukaho mu kanya. Icyo ni kimwe bigaragara ko bari bafashe engagement bayifashe, ariko nanone tuzi ko nyuma yaho bari abadepite bakunze kugira intege nke kubera ko bafata umwanzuro akenshi, uwo mwanzuro ukazaca muri komisiyo européenne kugira ngo iyo komisiyo nayo izabitore, hanyuma nimara kubitora nyuma hakaza indi ntambwe ya gatatu ari nayo ikunze kugorana cyane yo kugira ngo ibihugu ubwabyo nabyo bishyire mu bikorwa wa mwanzuro wamaze gutorwa. Murumva ko ni inzira ndende. Niki ndagira ngo baze ugira icyo bivugaho, hanyuma tuze no gufata n'ingamba nyine turebe uburyo ki abantu bagomba kujya bakoresha iyi myanzuro, kuko umwanzuro watowe nibyo, ariko kugira ngo ushyirwe mu bikorwa mu gihugu runaka biterwa n'uburyo ki abene igihugu babishyizemo imbaraga. Ni ukuvuga ngo ni kimwe na bya bihano byose umuryango w'abibumbye wafashe bushobora gufatwa ariko mu Bufaransa bukabyinyura, ariko igihe haba hari pressure y'abene igihugu igenda ibibutsa ati dore mwasinye ibi, dore igihugu cyafashe ibi, dore umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, mubishyire mu bikorwa, ndetse mushobora no kubarega muvuga yuko rwose barimo gutambamira cyangwa bari gukora ibikorwa bitambamira ibyemejwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibyo birashoboka cyane rwose. Ubufaransa ni kimwe mu bihugu bikunze gutsindwa cyane mu urukiko rw'Uburayi kubera ko ibintu byinshi cyane baba babyishe, baratsindwa cyane kubera ko hari ibintu biba bitashyizwe mu bikorwa. Isufi ko abantu batera intambwe bakafunguka mu mutwe, ubundi nibyo byonyine iyo pressure y'abene igihugu niyo ituma bigerwa ku mwanzuro rusange. Reka mbanze ngo ijambo hanyuma turabigarukaho. Urakoze cyane gusubinya ku kantu k'abana ba Victoire. Biriya ni kiriya gikorwa cyakoze ni guhamagarira abanyapolitike bose kurengera mugenzi wabo, kuko hari aho bageze baravuga ati inyuma ya buri munyapolitike hari umuryango, inyuma ya munyapolitike hari amateka, inyuma ya politike ni umuntu nkatwe. Ni nk'aho bo bariya bose ni abadepite, ni abantu bose bakora struggle, bakora bino dukora, bajya mu baturage bavuga nk'ibyo exactement nk'ibyo Victoire Ingabire Umuhoza akora. Kuba rero umugenzi wabo ni solidarite, ni ukwerekana solidarite n'undi munyapolitike. Kuba mugenzi wabo afatwa kariya kageni kuriya kuntu kandi mu bintu rwose byemewe n'amategeko, bo bakorera ubuntu bakabikora, ndetse n'igihugu kikabashyiriramo, kikabateza, kikabashishikariza gukora politike. Bonyine iriya ni jese no guhamagarana bagenzi babo b'abanyapolitike bavuga ati nawe uri umunyarwanda bibyakubaho, nawe uri umunyarwanda wafungwa imyaka ingahe ukabuzwa kubona umuryango wawe. Ni ngombwa ko ni solidarite hagati y'abanyapolitike, kandi abanyapolitike nibo nyine bafata decision, nibo bahindura ibintu. Biriya ni intangiriro, ni no guhamagara bagenzi babo b'abanyapolitike kugira ngo bakore ikintu cya solidarite bwa mbere na mugenzi wabo uri kubuzwa uburenganzira, bakora iyo bwabaga. Ariko nanone muri rusange kiriya ni uburyo bwo kugira gute kwereka abanyarwanda babona kariya karengane ko babyumva ko ari ibintu bidakwiye. Amagambo bavuze ni amagambo meza cyane atanga icyizere, ndetse sinzi niba n'abanyarwanda bari bushobore kubivuga neza kuriya kuntu. Uravuze uti processus ni ndende, iragoye, ariko hari aho ibintu bigomba gutangirira. kubaha n'ibi ngibi dukora byo kubashimira, kandi ndashishikariza na n'umunyarwanda ku giti cye, n'umunyarwanda kuba yakwandika yakora akajeste muri rezo sosiyo agashimira bano bantu, akabikora kuko ni ijwi ry'abaturage. Murabizi ko hari umuntu umaze kwandika hano avuga ati buse muzafatira igihugu kuri interinete. Ibi ngibi ni nko kwisigaza inyuma mu mateka. Ntabwo Julius Caesar wundi wubatse empire y'abaromani yari gukoresha internet ko ntiyabagaho. Ntabwo sinamenya Hitler yari bukoresha internet kuko ntiyabagaho. Ni ibihe tugezemo gukominika twese, nawe ari hano ntabwo tuzi igihugu aherereyemo. Njye ndi muri Canada, uri mu Bufaransa, abari hano bari mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ariko turicaye turi kuvugana. Iyi niyo epoke tugezemo, niho ibintu bibera, niho abantu bavuganira, niho abaturage bari. Ibintu rero bibera aho abaturage bari bashobora kuganira, byabaye facile. Ni uvuga ngo abategetsi bakora amatangazo bakayanyuza ku mbaga nkoranyambuga,
mwabonye umugabo wagerageje gufunga guverinoma yagerageje gufunga imbuga nkoranyambaga uko byayigendekeye muri Nepal ntabwo byaba byoroshye kuko rero umuntu yakwicarana akavuga ngo gufatira igihugu kuri internet ni nko gushaka kugira kudekuraje abantu kandi mu by'ukuri nibyo bihe tugezemo n'itumanaho rigendeye ku mbuga nkoranyambaga kuko niho abantu bari niho abantu benshi bari mwebonye arabahoze bavuga ati na za radiyo na za televiziyo ziri kugenda zitakara zita agaciro za mitingi inama amakonseri ya muzika byose ni ibintu bisigaye bigenda bigabanya ubwinshi kubera ko ibintu byinshi bibera ku mbuga nkoranyambaga ntasohotse rero muri disikuru twarimo dushaka kuvuga mvuga ngo abaturage bo baduhaye badutiriye isiri batubwira ko ibibazo byacu bari kubyumva ko akarengane kacu ko bakabona kandi niko kazi kabo nk'abantu batanga imfashanyo nyinshi mu Rwanda bagomba no kwiyasira ubundi bagombye kurushaho kuba barabikoze hakiri kare bagomba kwiyasira ko ibyo bintu bigenda mu buryo bagennye kandi bagena ko bazafasha ibihugu bigendera mu mujyo wa demokarasi byubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwubaha abaturage babo ni ukuvuga ngo babifitiye uburenganzira ariko natwe tubatera inkunga nk'abanyarwanda nasaba buri munyarwanda wese uri hano cyangwa uzumva kino kiganiro gukora geste akaba yaparitaja ikintu runaka akaba no kwandika mwarakoze rwose kubera iki kintu agatagingaho bari abadepite bayikoze cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'uburayi akaba niyo wakora akadisikuru k'iminota k'amasegonda angahe ukabohereza akavideo ikintu cyose wakora ukarayika kuri disikuru zabo ukabafarowinga ibintu byose nk'umunyarwanda tukabereka ko twapresiya icyo gikorwa bakoze kugira ngo bamenye ko nyine twacyakiriye neza kandi bamenye ko ibyo bakoze tubikwiye ku mutima bakomeze badufashe babishyiremo ingufu babishyiremo ubushake ngayo nguko urakoze cyane ni nako diplomasi ikorwa nuko kugira ngo babikore babe barateruye kiriya gikorwa bakigeze hariya nuko ko hari abantu babibabwiye hari ababibasabye kandi nabo barabikoze koko akenshi bari abadepite babimenya kubera ko muri za circonscription zabo aho batuye ko baba basanzwe bafite abaturage nyine bajya kubibabwira aha rero ni ukubwira abaturage aho bari hose abakurikira ibi biganiro bose kwetablisa iyo lien ni ukuvuga ngo iyi communique nibyo irasohoka nyine ku mbuga nkoranyambaga ariko n'abantu bayifate bayishyire muri envelope bagende bayidepose kwa depite baturanye nawe amenye ko twabishimye icyo kintu kiramushimisha cyane kuko nawe yagiye gukora na motion cyangwa agiye kugira icyo propose aravuga ati mfite umuturage wo mu gace kanjye yamuntekereje ibi ngibi mfite umuturage epi no ku rundi ruhande nawe akagenda avuga ati abo turwanira nabo nibura nabo bari kwirwanira ariko uzi kurwanira abantu batazi kwirwanira hari ikintu uvuze gikomeye ngira ngo urahita ukomeza mu kanya uvuze ikintu kijyanye na solidarite uravuga ati biriya ni nka solidarite ko nabo ni abanyapolitiki bariya ni abadepite kandi benshi hari n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo bityo ni nkaho nabo batekereza bati ariko twibajine natwe turamutse tubashe tuvuze perezida wacu bakadufunga cyangwa bakagira bati ukavuga uti ni solidarite koko iyo solidarite bo bayigize ariko ni abanyamahanga uratekereza ko abanyapolitiki urebye muri opposition imazemo imyaka myinshi hafi 15 abanyapolitiki b'abanyarwanda cyane cyane abatavuga na FPR kuko nabo muri FPR nabo bagombye kubyuka umwitwa umunyapolitiki wese ubundi yagombye kubona appel cyangwa se call igihe cyo kuvuga ngo yumve guhamagarirwa nyine gukora iyo solidarite ubona nibura bari muri opposition iyi solidarite bashobora kuyigira cyangwa baraza kuyigira ijambo ni ryawe urakoze cyane iyo solidarite bashobora kuyigira bakanayivuga ariko icy'ingenzi hano dusabwa ni igikorwa mukora igikorwa hari aho uvuze uti wenda mwakora itangazo mukaryohereza mufate n'abari kure nkatwe bo muri Canada abo mu Burayi mwabikora abo ni abadepite banyu kuko nibo bari muri communauté européenne n'abari muri Canada n'abari muri Afurika n'abari muri Aziya aho muri hose ushobora no kujya kuri site ya communauté européenne ugafata wowe ukandika n'ibaruwa yawe ku giti cyawe niba utari no mu ishyaka ishema ukandika empty mo
empty message ukayohereza umwe muri bariya badepite bakoze cyangwa se ukayohereza nk'abadepite 10 cyangwa 5 ba communauté européenne abo aribo bose niba utanaba muri Europe ukabyohereza ukabwira kimwe ni uburyo bwo kugira ngo tubwire abo bantu tubamenyeshe kuko mwabonye ko ntago bose bari present mubamenyeshe iyo ka mubamenyeshe n'icyabaye n'uburyo mubishyiraho umuntu umwe aramutse abonye abantu 3 cyangwa 4 5 atarasanzwe azi bamwandikira abanyarwanda bamubwira bati merci kubera kiriya gikorwa mwakoze rwose turabashimiye ibiki n'ibiki nawe gwahita yibaza ati saye umuntu ukamwandika uko tuwena ndi hese ndi murazi mu Bushinwa ndi muri Afrika du Sud ndabashimiye ndati nk'abanyarwanda ko mwakoze kiriya kintu ko rwose ibiki n'ibiki ugashyiraho akawe byamushimisha ndetse byanamushishikariza kumenya uwo muntu ninde niba atanamuzi cyangwa urabona muri communauté européenne aba bafite ibibazo by'isi yose baba bahanganye n'ibibazo by'isi yose hari nyine n'abantu uwo muntu waba atamuzi uramutse rero kumumenyekanisha ukavuga iyo ka y'u Rwanda ukavuga ko ibyo bintu byagize ashobora no kugenda we akajya kwishakira resolution ya bagenzi be banditse akabona ibyo bintu byose byanditsemo akabereba iyo video yabo bana cyangwa nawe ubwo ukayimwohereza kuko abadepite ubundi ni abantu n'abanyapolitike ni abantu nyine baba bari bashishikajwe cyane n'ibyo bintu dore mukoreje se nk'abanyarwanda dukoreje se nka societe baba abanyapolitike societe civile ku giti cyawe se kuki mubibagezeho babimenye twere kubigumisha ndabizi ko abanyapolitike hano wenda dushobora kubivugana hano tukabivuga hagati yacu mu Kinyarwanda tukabivuga tubibwira abo mu Rwanda tukabivuga tubibwira abo turi kumwe bagenzi bacu cyangwa nabo badepite ariko bari hafi yacu ariko dukore na geste irutaho tugerageze mwohereze akamere kamwe cyangwa tubira ka message mu mwohereze abo badepite mu bashimire mwebwe twese turabashimira ku gikorwa cyiza mwakoze cyo kutuvuganira bla 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 ushatse wanabohereza documentation yose ukayibohereza ukavuga uti ngiyi iyo rya rupapuro ya myanzuro basoye ukayibohereza ukabashyigikira ibyo rero ni ibintu byatuma ni ryajwi ry'abaturage turikoreshe twese turikoreshe kuko mvuga ngo urugamba rwa Ingabire ni urugamba rwacu twese nk'abanyarwanda abanyarwanda bose bashaka ubwisanzure bashaka impinduka bashaka ko ibintu bikorwa ushaka utakunda Ingabire utari mu mutenda mu mujyo we ariko ukamenya ko ibimukorerwa ari agahuma munwa ibintu bikorerwa Ingabire ni agahuma munwa kuko baramurenganya kandi amategeko ntago abyemera ariko bayacoba bakamurenganya ugasanga ibintu bimeze kuri ari ibintu birukoza soni bari gukora ntago umunyarwanda wese ukunda igihugu cye ntago yagombye kwemera biriya bintu twagombye kubyanga rwose si ngombwa ko wenda uri mu ishyaka rya Ingabire si ngombwa ko wumvikana na Ingabire ariko ibimukorerwa twumvikana nk'abanyarwanda ko ari agahoma munwa ko ari ibintu bidakwiye kuko niba bari kubimukorera batangiye babikorera Ingabire birangiza bikorera abantu bose nabo bazanye nabo barabibakorera nukuvuga ngo nawe nureka kare karengana gakomeza kubaho nawe nawe kazagusiga amahoro waba ukunda Kagame utamukunda waba ugize ute n'umugore wawe niba natwumva nawe abikore rwose ashimire bano bantu kuba bakoze kiriya gikorwa ni urwego rukomeye rwo gufasha abanyarwanda ariko ikintu cyane uko abanyarwanda bagomba gukangurirwa ko nibo ba mbere nibo bagomba kugira uruhare ijwi ryabo risakonte muri ibi bintu ijwi ryabo guhaguruka bwabo bakora tuvuga ngo mu Rwanda nta matora ahari ngo batubuza gutora ngo batubuza ariko iyo bigeze igihe cyo kuvuga ijwi nahangaha rikora muri Europe murarifite ijwi mwaba muri Afrika du Sud mwaba muri heye mukore mwandike aka message kamwe mwohereza abantu mubashimire ko bakoze igikorwa cy'ingenzi kuko nimujye gusoma ari amagambo banditse vraiment na amagambo areba cyane cyane abanyarwanda kurusha uko areba wenda ka imwe ya Ingabire ni uduhagarariye urugamba rwa Ingabire n'urugamba rwacu dukomere tumurwaneho kandi mumenye ko kumurwana ari no kwirwanaho murakoze cyane kurwana kuri Ingabire no kwirwanaho hano hari umuntu ubajije ikibazo gikomeye aravuze ati nako gikomeye ariko ikibazo mbona gifite ishingiro ati Madame Kasinge ati ari ibyo twakorera abazungu ide ziraza kandi ni byiza atari ko uwe ntacyo mubona umunyarwanda we ntacyo mubona yakorera FPR asaba uburenganzira bwe ijambo ni ryawe abanyarwanda bagize icyo bakora FPR bakora uburenganzira bwe barahari kandi bakomeza kubikora mugomba kumenya condition zirimo
njyewe ndi hano ndi kuvuga ni mu gihugu kimpa uburenganzira, ni mu gihugu kinyitaho kindindira umutekano, byose turabizi. Nibyo abanyarwanda bashobora kugira ikintu bakora, kandi nzi neza ko hagati yacu nzi ko hari abanyarwanda bo mu gihugu akenshi hari uburyo bagerageza kubikoramo. Twatangiye tuvuga tuti bagera no muri funerale bakavuga ibintu bihabamye bipfuye amagara bidafite epfo na ruguru, kuko n'abari muri iyo systeme nta burenganzira bwo gutekereza cyangwa bwo kuvuga bafite, kuko systeme niko yubatse, ni systeme y'iterabwoba. Kugira ngo abantu rero bashobore kuba bakwirwanaho, byasaba ko barenga iyo nivo y'iterabwoba babateyemo. Ni nivo rero iri hejuru cyane, ni nivo ikakaye, aho kurwana n'iyo nivo y'iterabwoba wenda twaba tuhasiga abantu. Twarwana urwo rugamba nyine, twarwana urwo rugamba, sero ya conditions zihari kugira ngo tugomeze turwana, ariko turi no kuzirikana ko abantu babayeho nabi. Mu Rwanda abantu bakora ibintu bitandukanye, navuze icyo kintu. Ni wohereza imene cyangwa kohereza akamesaje, ntabwo FPR iri bubimenye, ntabwo bimenye ko wohereje ibyo bintu. Ikindi kandi abantu bo mu gihugu buriya akenshi nibo baduha n'amakuru y'ibiri kubera mu gihugu, cyane cyane nkatwe bari baba hanze, nibo batubwira uko babayeho, nibo bashobora kuba ari abantu bo mu ngeri zose bababajwe n'ibi biri kuba, cyangwa bakabona nabo bikabarenga bakagira ubutwari. Aho ikintu twabasa no kugira ubwo butwari nyine, ubwo butwari bwo kutaba gufobagana, bwo kutufobagana ngo bavuge bati duhebeye irwaje, cyangwa ngo tuzahora dusubiramo disiki imwe gusa. Bakagira ubutwari bwo tuti ngora bibaza batari ko se ni gute bino bintu byahagarara, ni gute bino akano karengane kahagarara, ni iki twakora, tubigenze dute, bashake solution, ko na abantu nabo nibo ba mbere bashobora kubona na solution zikomeye kuturusha twebwe turi hanze, ko nibo ba mbere bagirwaho ingaruka zikomeye n'ibyo bintu. Niba dushobora kubafasha twe, nicyo tubereyeho, turi hano mu buryo bwo kugira ngo tubafashe. Avuga nti mu namwe ubwanyu mwifashe, nibo ba mbere bazi akarengane kababayeho. Icyo twe tugomba kubashishikariza ni uko batagomba guheranwa n'ubwoba, ni uko batagomba guheranwa no kuvuga ngo guhebere rwaje, bakemera bagashira ko bazacira ku icumu. Kandi ntabwo ari babishatse byarangira, babishatse byahagarara, babishatse babihagarara, kuko ntabwo ari Kagame wenyine ku giti cye, niyo yaba ari n'akagange k'abantu bangaye, nta ngufu yafite zirushije abaturage. Ingufu ziri mu maboko yabo. Mwange ku karengane, mwange kuba ibikoresho, mwange gufobagana, mwange kugira gute, murengere ko habaho ubwisanzure, murengere ko habaho uburenganzira bwa muntu, mwange ihohoterwa rikorerwa, mwange no guhohotera bagenzi banyu, kuko uhohotera mugenzi we aba nawe yihohotera ejo hazaza he. Ngayo nguko. Urakoze cyane. Nibyo koko, baba bene igihugu, baba abanyapolitiki, baba waba ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda, waba ufite ubwenegihugu bw'Uburayi, hari icyo abantu bose bahuriraho, ni uburenganzira bwa muntu. Twese tubuhuriraho. Ariko rero uburenganzira bwa muntu twamaze kubona yuko hari abantu wagira ngo bafite misiyo yo kubukandagira. Wowe rero nyiri uburenganzira ni wowe ugomba gushyiramo n'imbaraga kugira ngo ubuharanire. Niyo mpamvu mu kanya hari uwavugaga ati, hari uvuze ati dushyigikiye igitekerezo cyo ko rwose twakwandika ku rubuga rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bw'inteko ishinga amategeko. Nibyo rwose, kandi abantu ntibabikinishe, hajyeho iyo gahunda, buri wese yandika. Ufite uburenganzira bwawe ukavuga icyo uvuga, ukagira icyo usobanura, ukagira icyo uvuga. Ejo nahoze mbona abantu bavuga bati hari ibintu abantu batigeze bakora, kwandika ku rubuga rwa rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe. Abantu ntibajya bandikaho ngo batange ibitekerezo cyangwa bavuge n'ibyo bavuga. Hari ibintu abantu bagenda banigirije, kandi nyamara ari wo musanzu abantu bakeneyeho, ugasanga wenda barasa nabo wibagirwa cyangwa se batawuha agaciro, kandi nyamara ufite intuzi ikomeye cyane. Hanyuma abandi bari batanze igitekerezo, ntago uyu nguyu ndabona Patience Nkusi, wenda ndabona yaje gutukana, ngo ibigarasha mwarasaze, murashaka iriya ntera hamwe kazi ngo bayifungure. Nibayifunge, kuko amagambo yavugiye hejuru y'abacu bashyinguye ku Gisozi sinzayiha nyibagiwe, gusa abikomora kuri nyina wishe. Patience Nkusi uyu ni mu ngengabitekerezo yitwa nde wa minisitiri wabo uyu Bizimana. Uyu nguyu urabona ko uyu n'abacu bahari hariya, n'abacu babashyinguye hariya, ab'inkotanyi zishe bari hariya nabo barahashyinguwe. Niba bari baragize ibibazo adashaka ko
bavuga abahutu bishwe, bagombye kujya nagenda ajye gushaka abatutsi n'abahutu abatandukanye, hanyuma areke kuvuga ngo be kuvugira hejuru y'abacu. N'abacu barahari, ni nayo mpamvu yabivuze, kandi ntaho byagiye, biracyahari. Abitwa ngo abo yavuga ngo ni interahamwe kazi, ubwo niyo mivugire yabo, ubwo ni imyumvire nyine iciriritse. oya ubwo avuga interahamwe ubwo rero yavuze interahamwe, ni byiza. Njye nsigaye nkunda cyane ko abantu bagaruye iyo topic y'interahamwe, azatubwiraho Kajuga Robert ari. Kajuga Robert niwe perezida w'interahamwe, akaba ari umututsi. Kajuga Robert nta hantu yigeze agaragara, Kajuga Robert nta hantu bigeze bamuvuga, Kajuga Robert nta nubwo yigeze ashakishwa n'urukiko mpuzamahanga, n'u Rwanda ntirwigeze rumubaza ibyaha yakoze cyangwa rumushakishe. Byonyine iyo bibaje baravuga ngo yarapfuye. Wabaza uti ninde wamubonye apfa? Bati undi ati narabyise babivuga, undi ati niko babivuze. Ariko ni narrative, iyo narrative irashaje. iyo narrative bakreye, irashaje, nabo bahora basubiramo ibintu bitampaye agaciro. Twarabidepashije, nta n'umuntu ukibyitaye ibi bintu baba bari kuvuga ngo interahamwe. Umuntu yivugira ibitekerezo bye ngo interahamwe. Twebwe hariya ku Gisozi hari abantu bacu, kandi Ingabire yarabavugiye. Ni nayo mpamvu ngewe ndi muri biopolitike, ko ibintu hariya yabivuze abivugira ku bantu bacu bashyinguwe hariya. FPR Inkotanyi yafashe yakabajyana kubavanga hariya, ikabita abatutsi, kandi rero yabishe ibaziza ko ari n'abahutu. Rero ibyo Ingabire yavuze natwe ntabwo twabyibagiwe, ni nayo mpamvu turi hano. Nikoreka mubwira iyi patience nkusi rwose, impamvu turi hano. Njye nagiye muri politike kubera iriya discours, kuko iriya discours yavuze ni discours yaratuvuganiye aravuga ati abantu bacu mwashyinguye hano nabo bakeneye ubutabera, kandi bazabubona. Ibyo rero byo kuza kutuzanaho izo narrative zanyu babasukiye mu bwonko babagaburiye, twebwe ntago bidufata. Ufite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ushatse hano, ugatekereza uko ushatse, ariko umenye ko ukuri ari ukuri. Buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo guharanira ko ubwisanzure mu gihugu cyacu. Ingabire yavuze ko n'abahutu bagomba kuvugwa, guhabwa ubutabera, kandi koko nibyo ntabwo barabuhabwa. Abahutu bishwe n'inkotanyi hari iwacu i Remera, abishwe n'inkotanyi bashyinguye hehe? Utubwira aho bari, niba atari ku Gisozi Mirambo mutari mwajyanye ku Gisozi. Abishwe muri Sade, abishwe za Byumba, mwabashyinguye hehe? Niba mutarabarundanyije muri izo nzibutso, kuko nta nubwo ari niba mutarabajunganye, birahari. Hari témoignage zizwi z'abantu bashyinguwe bishwe, harimo newe n'abasirikare ba ex-FAR bamwe bagiye bavanwa, bagiye barwana bakagwa i Kigali mu minsi ya nyuma, bari muri le plus général. Bose abantu bashyinguwe ku Gisozi, bose barateruye bajyana ku Gisozi. Katubwira ibintu biri aho bipfuye amagara. Urumva we ni uburenganzira bwo kubivuga, ariko amenye ko nyine ari depasse. Nyine twamugira inama yo gukoresha ubwenge bwe, aho gukoresha ubwenge bwa systeme yamugeneye. Ariko se wowe reba n'izina rye ntazi no kuryandika, yandikije inyuguti ntoya, urabona buriya se hatari buramo ikintu. Hanyuma rero ariko reka bamwe mu bantu bagize icyo bavuga kuri iriya resolution cyangwa kuri uriya mwanzuro. Nduhungire ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, bamwe bata Nduhungire iki, abandi bakamwita Budome cyangwa Budome. Yavuze yuko uwo mwanzuro ko ese yasubije, yabaye nk'ubwira iriya nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ngo yuko igihugu cy'u Rwanda ngo kirigenga, ngo kandi kuva muri 1962 ngo cyabonye ubwigenge. Biratangaje. Ku ruhande rumwe none bemeye ko u Rwanda rwigenga, ko cyabonye ubwigenge. Ubundi kuva muri 1962 ubundi bajya bavuga ko ahubwo bajya barahita bamufunga. Ubundi bavuga ko ubwigenge bwabonetse muri 1994. None Budome wari kuvuga ko u Rwanda rwabwigenze guhera 1962. Nibura cyane cyemera ko abaparimehutu, aremera ko Kayibanda, ko Bambonye Umutwa n'abandi bari bafatanyije ko baharaniye ubwigenge bw'u Rwanda, kandi ko babugizeho. Icyo ni kimwe twakimushimira. Ariko akavuga yuko ngo ubutegetsi ngo ubutabera burigenga, ngo buzakora akazi kabo. Icyo ni nkaho ari ibingi bari gushakwa. Ni ndagira ngo ahangaha duse n'abibutsa abantu ko mu Rwanda ubutabera ntibubaho mu by'ukuri. Iyo buza kuba bubaho, ntabwo Paul Kagame ari we kujya kwicara ngo atangira tukingabire be kumucira urubanza.
ko Paul Kagame ni perezida ariko hari ibintu nawe n'umwenegihugu ntabwo ari hejuru y'amategeko. ufata umuntu akamuhigira akamutuka akamugira ate habuze n'umuntu nta n'umuntu wigeze murega nta wigeze utanga ikirego. ubwo butabera buza kuba buriho aba yarafashwe aba yaraciriwe urubanza. gusuzugura umwenegihugu bwabyo ni ikibazo. ubwo butabera ntabwo bwabonetse. noneho ariko ikindi dufite ingero zitandukanye z'aho abantu bagiye bafungwa kandi bagafungurwa mu by'ukuri kubera ko hakoze iyi diplomasi. iyi diplomasi abantu kenshi bakunze kuyikerensa bakabona igenda gahoro, ariko tuzi neza iri resulta yagiye itanga. reka dufate ingero. Peter Elinda Imana imuha amahoro n'umugisha kandi mwakire mu mahoro, aherutse kwitaba Imana. ni umwavoka w'umunyamerika y'umuprofeseri. uyu mwavoka yaburaniraga abaregwa Arusha muri Tanzania. nyuma ariko Ingabire afunzwe mu mwaka wa 2010 baje kumuhamagaza ngo ajye kuburanira Ingabire. ageze mu Rwanda bamufunga mu by'ukuri bavuga yuko ngo afite ingengabitekerezo cyangwa se yamamaza ingengabitekerezo. ariko mu by'ukuri ubushakashatsi bwagaragaje yuko icyo yaziraga nuko yari yigeze gutanga ikirego, yaragiye gufungisha Kagame. yigeze kujya muri Amerika, Peter Elinda ajya kumufungisha. rero Kagame ibyo ntabwo ajya byibagirwa. ageze mu Rwanda bahita aramufunga, ariko hashize igihe gitoya abanyamerika bakubita akanyundo hasi. Kagame yamurekuye atumva atabona. ntabwo ari uwo wenyine. umupadiri witwa Guy Tennis ngira ngo ni Guy Tennis w'umubirigi, nawe bagize batya bati ngo yakoze jenoside muri Gacaca rwose baramucakira. nawe ababirigi bakoze ni wa undi bafatiye ku kibuga cy'indege yigendeye bamusohora mu ndege. nawe ababirigi biratira nyine bifata ukwezi kumwe 2 3 anese bakubita akanuza kuntu u Rwanda ruramurekuye. reka dufate umunyarwanda witwa wa mudamu wo mu Bwongereza yitwa nde, izina ryenda ryibagiwe. Uwamahoro Beatrice Uwamahoro nago ndimubwiye Uwamahoro yawe yari yavuye mu Bwongereza, afite ubwenge bwo Bwongereza ariko n'umunyarwandakazi. agenda agiye gushyingura umubyeyi we witabye Imana, agiye gutaha baramufasha baramufunze, barabwejagura. hashize igihe gitoya diplomasi irakora, Uwamahoro baramurekura. yaburiwe irengero barabanje baramwiba baramurigisa. diplomasi irakora byanze kuzaragaragara kandi baramurekura. nyuma yaho uheruka ni Rusesabagina ngo baragiye bakoresha za mafia zitandukanye, baramwiba bamutwara mu ndege bamujyana i Kigali. baragira bati ntabwo tuzakurekura, Kagame yararahira. ubundi umuntu kera yararahiraga, noneho indahiro ibyo yarahiriye kuko akabikora. yaravuze ngo ntabwo dushobora kumurekura ngo keretse nimutugabaho igitero mukaza mukamuhoza. abivugira muri Amerika. umunsi yabivuze yaratashye amasaha 20 anageze i Kigali yari yamurekuye, kandi avuye muri Amerika bivuze. ngira ngo bahise bamufatira ahantu baravuga ati ntumbwire icyo bamubwiye, ariko bamubwiye ikintu kuko yageze i Kigali bucya mu gitondo yamujyanye. abantu bamuvanye muri gereza ni Qatar niwo yita ngo ni inshuti ze z'amagara. Qatar turaza kwigarukaho mu kanya ko ndifuza ko tuza kukivugaho. bahita barekura Rusesabagina ahita yigendera rwose yemye. Ngaba bari kuvuga ngo Ingabire Victoire ntashobora kurekurwa, barabona babishingira kuki? ijambo ni ryawe. nta kintu na kimwe babishingiraho, bamaze kubabeshyuza ko ubutabera bwabo burigenga. nta butabera buhari. bwagwigenga bute se butahari? yibaye bakurikiza biriya bintu. ngira ngo abadepite banabivuze ko bakurikiranye, hari n'abagiye kuba indorerezi mu rukiko bakagahoma munwa bakareba biriya bintu bakora. nabuze mvuga ngo urukozasoni nacyo kibaha ingufu zo kuvuga biriya bintu. u Rwanda ni igihugu cyigenga, ariko u Rwanda ni igihugu cyasinye amasezerano mpuzamahanga. u Rwanda ni igihugu gisezerana ko kigomba gukurikiza ibintu runaka iyo bagihaye, iyo bari kugifasha mu buryo butandukanye. ushobora kuvuga ngo urigenga, ariko ugomba ntabwo uri agati gahagaze konyine. hari abo muhana imbibu nabyo, hari abo muhahirana, hari abo mugenderana,
hari ibintu byinshi umuntu ntabwo igihugu cyari cyonyine kuba rero abantu bavuga ati baguhaye akamo ngo 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 uri kwica amategeko kandi warayasinye wigenga ibyo wigengamo ariko ingaruka ushobora kuvuga uti ndingenga nyine nk'uko bigize indemere gutyo bakigenga bakavuga ngo barigenga ariko nabo impamvu babikora ni uko bafite uburyo bashobora kukomatinyiriza bagufiteho gufungwa bagufiteho ububasha batugira ngo bagufiteho ububasha nabo ntabwo baba ari ngombwa kubikubwira nawe arabizi ko bamufiteho ububasha ko bafite uburyo ibihugu birakorana bafite uburyo bamushyiraho puresha bavuga ngo puresha hano si ya puresha se nyine ubu nawe ni kuvuga ngo puresha hano ntabwo ikora ubwo nyine tuzareba n'ubundi bamufunguye puresha yarakoze tuzareba uko bizagenda ariko nyine ndagira ngo ngure abanyarwanda ko natwe tugomba kubigiramo uruhare rukomeye tugatanga ingufu zacu nongere mbisubiremo mwandikira aba badepite iyo ugiye kuri interineti kuri site yabo bose baba bafite amazina yabo n'ama-email yabo aba hari kandi nicyo bayashyiraho bagira ngo babe accessible ni ibintu byoroshye ntabwo bigusaba iposta ngo ugiye kugura timbre ngo ujye iwawe cyangwa ugiye gute ntibigusaba gufata indege ngo ujye kubareba bigusaba ko wicara iminota 5 ukandika abantu ukababwira ngo merci kubera ibi bintu mwakoze ibintu byoroshye cyane ngayo nguko nayo bya Budome nyine no ese uragira ngo avuge iki Budome nta kindi kintu yavuga ntacyo ngayo nguko urakoze cyane King Mashira tugusuhuze cyane iti Free Victoire Ingabire Umuhoza ariko aranavuze ati ubajije umutumirwa abisha abatutsi biremera CND Kami Rubirizi Eto Gahanga Rebero bose bishwe n'inkotanyi ngira ngo yagira ngo kuzuza hari ngira ngo kandi ibintu byo muri Eto birimo tena kuko ubundi abantu bari bahungiye muri Eto abatutsi abitwa ko bari abatutsi bahungiye muri Eto abenshi bafashwe n'inkotanyi abo inkotanyi zitari zifitanye ibibazo nabo kuko hari abatutsi bagiye bishwa barajyanywe bazamuwe barabafashe barabayivakiwe ahubwo imirambo yari iri kuri Eto hariya ku Kicukiro amakuru rwose nzi yizewe ni iy'abanyarwanda abahutu bavaga muri za Kanombe biciwe hariya hantu niho imirambo yabo tubona hariya birwavuga ngo abatutsi bo muri Eto abenshi mu bantu kandi mfite n'inshuti ko njye nari ntuye hariya hafi mu bantu b'abatutsi nzi bari batuye muri kariya gace uwo mutipo uvuga ngo ibyo muri Eto King Mashira avuga njye hariya ni iwacu ndahazi nayo mfite abantu twabaga mu buryo cyangwa mu bundi twaba twarasangiye cyangwa twarahuye binyuze mu mihane y'ababyeyi cyangwa imiryango cyangwa imibereho isanzwe bose bariho bararokotse kandi bambwiye parikuru yabo nuko bavanywe bamaze ababirigi bamaze kugenda imiryango yavanywe muri Eto babajyana babazamura hariya Nyanza ya Kigali niho babajyanye hanyuma mu gihe bari kurwana gukora za reprise generale n'iki byose hari abantu basigaye inyuma bahunze bava za Kanombe bafashwe babajyana hariya bicira hariya kuri Eto bariya ni abaturage b'i Kanombe bafashwe n'inkotanyi babarundanya hariya barabica niyo mirambo birwa barekana hariya mu bikiriziya hariya ku Kicukiro muri eglise ntibahiciyemo abantu benshi bari barunzemo kuko FPR yo ifite imigambi yayo ifite plan yabo biriya bintu ni ibintu baba baraplaninze bazi bavuga ati ibi ngibi bagafata n'amafoto bakabyerekana kandi akenshi na kenshi ayo mafoto wabonaga ko kenshi ari imirambo yari imaze igihe gitoya ugereranije n'uko n'igihe reprise bazabaye n'igihe bo bahafatira ngayo nguko ibintu bizagenda bigaragara bizagenda bimenyekana abantu benshi bishwe hariya rwose bishwe n'inkotanyi kandi imirambo yabo iri ku Gisozi ubwo rero uyu muvandimwe wacu hanyuza kuducurangira atubwira adusubiriramo ayo madisikuru ntabwo nzi imyaka afite ariko twe twarabibayemo biriya bintu twabibaye ku ruhu rwacu tuzi ibyo ari byo ntabwo turi abantu bahendwa si twe twenyine hari n'abantu benshi bari mu Rwanda kandi babizi nabo ngabo tuba twaraganiye bamwe hari ababaga bavuye mu Rwanda cyangwa basanzwe bagenda mu Rwanda babizi ariko bacecetse niba we nta makuru afite cyangwa se wari igifobagane yirwa aririmba asubiramo indirimbo kopi kore y'ibyo bamushyize mu mutwe amenye ko bikora ariko ari amahitamo ye ko ashatse yakoresha ubwenge bwe
akarengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri kiriya gihugu, kuko ni igihugu cye, nawe ni umuntu. Ibiri gukorerwa Ingabire ejo nawe byamukorerwa, kandi biramutse bimukorewe tubizi, twebwe twamuhagararaho, kubera ko tuzi ko guhohoterwa kwe ari naho guhohoterwa kwacu. Urakoze. urakoze cyane. JD the Warrior ati Madamu Kasinge, nibyo abo bantu bagiye muri Edo ni abo Banyakanombe na Masaka na Kabuga, ubuhamya burahari, ureke abo bavuga ubusa bazabihanirwa mpaka. Ngira ngo uyu nguyu ashobora no kuba atabizi, cyangwa ari muri ba bana batoya batamika ibintu nabo bagapfa kubira bunguri. Icyakora turamushimira kubera ko yaje agatega amatwi, wenda ashobora kuhakura akantu kazima. aha ngaha ashobora kuhakura ukuri, kuko icyo dushyira imbere ni ukuri. Rero twamaze kubona yuko kurya abantu cyangwa se kuraryana, njya mbigereranya n'abantu bafashwe n'amashitani. Abantu bafashwe n'amashitani, iyo ageze imbere ya babandi bamutera amazi y'umugisha, cyangwa bakamubwira ijambo ry'Imana, ahita yikubita hasi akagaragurika, ndetse agatangira no kumererwa nabi cyane. Aba rero baba bafite icyo kibazo cy'uko baramize biriya bintu bya FPR cyane, ndetse bakaba badafite umutima ufunguye kugira ngo bumve, kuko njye nshishikariza abantu ko bumva ibintu byose bakagenda bakumva hirya bakumva no hino, noneho bo bakabasha gushyira ku munzani no gushungura. Ntabwo tumeze nko mu Rwanda bavuga ngo abantu bose batavuga rumwe na FPR babafungire, ikinyamakuru cyose kitavuga nk'ibyo FPR ivuga bagifunge. Oya, abantu rwose tubashishikariza kumva ibintu, ariko bakagira na esprit critique, bagatangira kuba bagasesengura, bagashyiramo ubusesenguzi. Hanyuma rero mu gihe wari utarinjira aha ngaha, ubwo ni nyuma ubwo ni andehoro y'uyu mwanzuro w'ishyaka Ishema, twabonye ko Kabandana yashyinguwe, ariko Kagame yigendeye yagiye muri Katari. Niyo mpamvu navuze mu kanya ngo bya Katari turabigarukaho. Katari ni igihugu ejo bundi cyagabweho igitero na Isirayeli. Isirayeli ikavuga yuko yari igiye kurasa ibyihebe, ariko nyamara bizwi neza ko abo bantu bita ibyihebe bo muri Hamas bari batumijwe muri Katari kugira ngo bigire hamwe uburyo modalite zo kugira ngo bazaganire na Isirayeli. Ni ubwa mbere mu mateka y'isi habayeho kuba igihugu cyakira abaganira, cyangwa se igihugu kiri koroshya imishyikirano, kigabwaho ibitero bitwaje ko bagiye guterayo abantu ngo b'abanyabyaha, cyangwa se abahanganye mu by'ukuri. Mbese ni kimwe n'uko buriya nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yagabaho igitero ikagenda ikica bariya abantu bo muri M23, ivuga iti n'ubundi twari twarabashyize no ku marisite, twari twarashyize n'ubundi baciriwe imanza, uzi ko nka bananga bafite imanza zigize. N'ubwa mbere ibyo bintu bibayeho, kandi nabonye ko Katari nayo yahagurutse iri kubirwanya cyane, ku buryo bishobora guhindura koko imiterere ya geopolitike yo ku isi. Ku ruhande rumwe ari Katari bayifata nk'umwana wa Amerika, ku rundi ruhande Isirayeli nayo yifata nk'umwana wa Amerika, kuko Amerika yagiye yiporoteja mu bintu byinshi. Ibi bintu wowe nk'umuntu ukurikirana geopolitike ku isi yose, urabona bishobora kuganisha hehe? Ni iki bishobora abantu bashobora kubifatiraho isomo? Ijambo ni iryawe. Hari dinamike nyinshi ziri kuba ku bijyanye na geopolitike, cyane cyane duhora tubivuga, harimo ekilibure iri kugenda, sinzi niba aravuga ko yahinduka, ariko yiyajusita sero ya presiyo nyine ihari, sero y'ibintu bigenda bihinduka, kandi ni mu gihe igomba guhora yiyajusita. Nibaza ko ibyo byose ari konsekanse nyine yo kwiyajusita kwa geopolitike, abantu bagenda bavana amapiyo hariya bayashyira hariya, cyangwa bashimangira hariya mu buryo bwinshi butandukanye bagerageza. Wakomoje ku rugendo rwa Paul Kagame muri Katari, ntabwo tuzi ikimujyanye mu by'ukuri. Ashobora kuba ajyanywe n'ibintu byinshi bitandukanye, wenda kugira icyo tubivugaho byaba ari speculation, ariko ashobora kuba agiye no kwivuza, ashobora kuba ajyanywe na kino kibazo cya Ingabire. Murabizi ko nyine twamubonye ajya kuganira na Kisekedi. Oya, nanjye twamubonye mbere y'uko afunguza Ingabire, yaganiriye n'Abanyamerika binyuze muri Katari.
hari abavuga ko hashobora kuba hariho ibiganiro hagati y'Ububirigi n'u Rwanda. Murabizi ko u yego Rwanda rwihenuye ku Bubirigi, ariko ni kwa kundi nyine barihenura imbere y'Abanyarwanda nyine bati twe turi bigenga, ibi bya Nduhungire ngo turigenga, hanyuma ariko ibintu bigakomera, bakabona ko bagasubira inyuma nyine bagaca mu bikari kujya gushakisha uburyo bakongera gahoro gahoro bakagarura umubano hagati yabo, kuko nibo babyungukiramo kurusha abandi. Bishobora kuba biri muri urwo rwego rwo kuba barimo ajya kuganira n'Ububirigi. Bishobora kuba nanone biririye, ni ibintu byinshi bishoboka, rero ni speculation, ariko byanze bikunze hari ikintu cy'ingenzi kimujyana. Bishobora kuba nanone biririye n'urugendo rwa perezida wa Congo umaze iminsi ari muri Kazakhstan niba ntibeshye. nibyo Amakuru dufite ni uko ari mu bintu agiye mu Kazakhstan. Kagame ntabwo amaze amezi menshi nawe tumubonye Kazakhstan. Hariya ni nk'aho hari nka karifuri ya kontra niko navuga z'amabuye y'agaciro zo mu Rwanda ziva hariya muri Kivu zerekeza muri ibyo bihugu bitandukanye bya Aziya, byaba mu Bushinwa, byaba muri za Qatar yose, cyangwa se n'ibigaruka muri Amerika. Hariya niho hameze nk'ari croisade de chemin y'ibyo bintu, niho amakontra Kagame ayasinyira, kuko amwe mu mafilime acukura amabuye y'agaciro akomeye cyane hariya muri Congo azwi. Kazakhstan ifitemo imigabane izwi iremereye. yego rwose. Bikaba bivuga rero ko amakuru avuga ko Kazakhstan niyo nyine igomba kuba isa nkaho ifite uruhare mu gufinansa ibi bintu by'intambara cyangwa se ayo mashyirahamwe. Bikaba rero bisa nkaho Tshisekedi yagiye kwivuganira no ku isoko kugira ngo barebe uburyo ibyo bintu byakemuka, kubera ko uruhande rumwe Kongo yarashyizemo ingufu nyinshi cyane mu gutesha amabuye iryo soko, ivuga ko bakoresha abana, ko bakoresha intambara mu gihugu cyabo, violence n'iki byose. Munabyibuka ko mu minsi yashize Abanyamerika bafatiye abo bantu bacukura ayo mafilime acukura amabuye y'agaciro muri Kongo, babafatira ibihano bikomeye, barabakomanyetiriza. Ni muri urwo rwego nyine abo bagabo bombi bahuye, mu buryo ari perezida wa Kazakhstan ari Felix Tshisekedi, mu buryo bwo kureba ukuntu ibyo bintu byakorwa binyuze mu zindi nzira zitari inzira zimenyerewe za Kagame. Ibyo bintu rero nabyo bikaba bishobora biba bifite uburemere bitewe n'uko iriya ntambara ni intambara ihenze cyane. Byanze bikunze hari abantu baba bayishyizemo amafaranga ku ruhande rw'u Rwanda. Kuba rero abo bantu bashobora kuba konvenki yuko hari ubundi buryo ibintu byakorwa kandi bigakorwa nta kibazo gikizemo, bagiye kwa ba nyirabyo, batagombye kunyura mu bintu byo guteza akaduruvayo no guhohotera abaturage, hari igihe bishobora kuba ariyo nzira bari kugerageza kunyuramo. Paul Kagame rero nawe ashobora kuba hari andi makarita yagiye kureba ukuntu yakina, nabyo ni indi possibility. Ni ibintu byinshi bishobora kuba byajyanye Paul Kagame hariya muri Doha. Doha ni centre, ni wahoze bivuga uti Doha ni centre, ni nkaho Abanyamerika bagize centre ya za negotiation, niho n'Abayisiraheli niho bajya kunegosiya n'ibyo muri Ukraine bibera Doha. Barashaka kuyigira nka centre mondiale niko navuga, yaho ibintu bya negotiation bizajya bibera. Ntabwo ari Kongo n'u Rwanda biri hariya gusa, hari n'izindi conflits zitandukanye ziri hano hano ku isi zigererwa hariya Doha. C'est pas pour rien ko babijyanye aho hantu, kuko ko probablement bafite influence. Ni mu buryo nyine bwo gushyira ku munzani izo equilibre mondiale zose, bagerageza no kugira ngo nyine bakomeze bashimangire souveraineté, nakwita ubuhangange bwabo bugereranyije n'ibindi bihugu. Ni ibintu byinshi byajyanye hari ahantu, ko ni ahantu hagenda
hafata navuga ikintu nakwita isura cyangwa uburemere bukomeye mu bya negosiyasiyo. ngo nyine mu gusoza ntabwo akoreye wese watajyanywe no kwivuza cyangwa hari ibintu agiyemo kunegosiya bitandukanye bijyanye n'ibibazo u Rwanda rurimo ngayo nguko. urakoze cyane, urakoze cyane. Ndagira ngo rero ikiganiro cyacu tugiye kugana ku musozo, noneho reka dufate akanya gatoya hanyuma uganirize abanyarwanda uko icyo sije wumva wavugaho mbere y'uko dusoza. Ijambo ni iryawe. sije yaduteranyirije hano ni sije yo gushyigikira madamu Victoire Ingabire. Niyo rero sije nyamukuru hano turahaza turahagaruka uyu munsi. Nasoza nongera gushishikariza abanyarwanda nyine kumushyigikira muri urwo rwego gutaba baduhaye umwitangirizwa natwe dushyiremo akacu. Ntabwo bigoye, nta mafaranga bisaba, ntaki bisaba gusa iminota 10 iminota 20 yo kwandika, kugira ka message wandika ukandikira bariya bantu, wakwandikira 2, wakwandikira 3, wakwandikira 4, abo wakwandikira bose waba ubazi waba utabazi, ugapfa kuba gusa ari umudepite wo muri Union Européenne. Ku mbuga zabo bose baba hari bijyanye n'ibihugu bitandukanye, ujya ku gihugu ushatse ugafata abo ushatse ukabandikira, ushatse wanaboherereza bose ubishoboye. Abenshi baboherereza miyeye, ni ibintu bitagoye, ntabwo biwa mugani wango ntabwo ntibigoye amafaranga, ntibisaba iki bisaba gusa urukundo rw'igihugu, urukundo rw'abanyarwanda ko kurwanya akarengane. Ni inshingano yacu twese gushyigikira ko abantu bisanzura mu gihugu cyacu, bakagira uruhare mu kubaka igihugu cyabo bose mu buryo bwose bushoboka, mu buryo bashoboye. Ni uburenganzira kandi kubikora gutyo nyine nibwo burenganzira bwacu. Ni ijwi rya rubanda, murarifite, mwere gukomeza kuribika mu mifuka riri kuzana uruhumbu ngo bazarijugunye ritagize icyo rimaze. Ni murikoreshe, ni okaziyo nziza no kurikoresha kuko ni devise rikomeye mufite. Kandi murabizi neza ko muri bino bihugu dutuyemo, muri bino bihugu byateye imbere muri demokarasi, ijwi ry'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi kandi ni uburyo bwo kwitoza ingufu zacu, kwitoza uko navuga se uburemere bw'ingufu zacu, akamaro k'ingufu zacu nk'umuturage. Kandi ntabwo bisaba byinshi. Ngayo nguko nicyo kintu cy'ingenzi numva nabwira abanyarwanda muri kano kandi. Urakoze cyane madamu Claire Kasinge, reka tugushimire, tunashimire kandi cyane abantu twabanye muri iki kiganiro. Ni ku masaha yarakuze ariko abantu bagiye baboneka batandukanye baza kukitabira. Technopop 7 ati yabwiraga uriya musore cyangwa uriya mugabo cyangwa uriya mugore, hari n'abantu bakoresha amazina y'abagore y'abagabo kandi ari abagore. Ati Patience Nkusi, ati nawe uri umwe mu bakandana kubera mutafunzwe murabere. Hanyuma rero Rosina nawe turagusuje cyane, ati mukomere cyane. Muka SP, urabona neza SP, ati muri abanyepolitiki beza, urakoze cyane. Ati Shaste watubariza Kasinge ibyo kwiyamamaza yatubwiraga, ndagushimira ku kazi ukora Shaste we. Icyo ntabwo wagenda utagisubije madamu Claire Kasinge. None se ntituri hano, ishyaka rirahari, ubushake bwo gutanga umusaza mu gihugu cyacu burahari. Urugamba turiho nyine ni urwo kuvungura urubuga rwa politike, tukaza nyine tukiyamamaza, tugashyira mu bikorwa ibyo tuvuga bigera directement ku baturage. Cyane ariko icyifuzo cyanjye ni uko abanyagihugu b'abanyarwanda twakubaka inzego zishingiye ku rukundo rw'abanyagihugu no ku rukundo rw'imibereho myiza y'abanyagihugu, rudashingiye ku moko, rudashingiye ku nyungu bwite z'abagatsiko runaka, ahubwo rishingiye ku murava cyangwa twe twitwa ishema ry'u Rwanda. Ku ishema ry'u Rwanda nyine kwirata ku bandi batari abanyarwanda, ariko atari ukwirata ku bagenzi bacu, gukora ikintu gituma igihugu cyacu nyine kigaragara neza, kugishyira mu mboni z'umukara nyine z'abantu batubahiriza
ikiremwa muntu, abahohotera abandi, abateza akaduruvayo, abajya mu bwicanyi, abatukana, abishongora nk'abo bandi uhungire he bishongora kandi bazi neza ko ibyo bari mu ishongoramo ari ibintu biri daje. Hanyuma bikarangira birukanka bajya kubebebe hirya no hino bashakisha uburyo bavugana n'abantu kandi bamaze kubishongoraho mu ruhame. Ngayo nguko kwiyamamaza tuziyamamaza kandi turacyabiharanira, nibyo turimo hano. Ishyaka ryacu turarikomeyeho, imvi n'imigambi yayo tuyikomeyeho, proje zayo tugikomeyeho, kandi twiteguye no gufatanya n'abanyarwanda bose b'umutima mwiza, abo tuzajija ko bafite intumbero nk'iyacu. Tuzabatera inkunga, tuzafatanya nabo, kuko byiza byose by'u Rwanda ni ibyiza byacu. Murakoze. urakoze cyane madamu Claire Kasingire, reka tubasuhuze cyane bose kandi tubashimire mwese batabonetse namwe iki kiganiro abandi bakibagezeho, mukore like kandi n'abatarakora subscribe namwe muracyategerejwe muri benshi. Maze rero reka dukomeze twubake igihugu. Twubaka igihugu ni ukubitangira mu mitekerereze, mu gihugu abanyarwanda bifuza ni ugutangira kucyubaka mu mitwe y'abantu, gutangira kumva ko umuntu afite uburenganzira kandi ntawe usumba undi, natari ukuvuga ngo hari usumba undi ngo amusumbye uburenganzira cyangwa se yitwaje ko yavukanye imbuto. Ibyo byo kuvukana imbuto muzi ko byajyanye n'ingoma ya gihake na gikolonize. Reka rero tubashimire mwese. Ibiganiro nakagaruka ubwo ejo ku mugoroba none tsongera duhure hanyuma tuganire ku bintu bitandukanye. Kuva none hariho kugera ejo, mwese Nyagasani akomeze abarinde, abe mu ruhande rwacu. Abakiri ku manywa namwe mumere neza, mukomere, twese hamwe tuzatsinda. Bye bye. Bye bye. Ishema ry'u Rwanda riharanira ukuri, ubutwari no gusaranganya ibyiza by'u Rwanda. Ishema ry'u Rwanda rizaharanirwa n'abana barwo, rihuze twishyire hamwe twese uko tungana, amoko yose abafite ntakibananira, duharanira amahoro n'amajyambere arambye, twibike ubumwe bw'abanyarwanda, tugende dukenyeye ukuri, twiteye ubutware no gusaranganya, duharanire uburenganzira abana b'u Rwanda bose uko bangana, batarikana.